witwa Uwicyeza Pamela yamaze gutandukana na The Ben. Ibyo nakuye ku mihanda byerekeje naho Uwicyeza Pamela yarari. Ari mu Rwanda se ariko reka tumuhamagare tumubaziza bomba ari kwamamaza Pamela. Hello? Pame. Umwaka mushya. Uraho neza? Hello? Uraho neza? Pamela nitwa Skytu wa Bagaye. Nitwa Skytu wa Bagaye. Ese ubundi wowe wa Bagaye bebe? Ibyo nibyo abantu bagenda batekereza. Pame, sorry for that kubona guhamagaye imbere ya kamera unyihanganire kandi gusabye imbabazi imbere y'abanyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange. Benja, reka mbikubwiza ukuri Debe. Nkugira inama uri mukobwa wawe, uri mugore wawe. Oya, mira bintu badekati banditse mu meza bamaze iminsi akubitwa ngo famille ya media mubujije kongera gukora umuziki. Niyo mpamvu ngo East African Party urumva yanze kuza guperforminga ariko nanone ukibaza umuntu yakanga $70,000 by'idolari kuza kuririmba amasaha 2 cyangwa amasaha 3 yicaye hirya aya mafaranga bari amafaranga menshi. Yeah, we go by name Skytu, we go by name Kamalo, and then that's what's up man, this is Big Town TV. Murabizi yuko ibintu byacu bameze neza cyane, ndagushimira wowe wakoze subscribe, umeze neza cyane ukunda icyo bita kuzibura nshiki. Nta kindi kintu tuba tugiye kuvuga, tuba tugiye kuba amapya ari gutrendinga ku mihanda. That is what's up. Icyo bita ko turi muri 2K23. Yego, iyo tumaze kwinjira gutyo tubabwira ngo nta kindi kintu tumaze kubabwira no kuzibura nshiki. Kuzibura nshiki rero ni ya content yanyu mukunda cyane, ibimeze neza cyane. Turabizi ko abanyarwanda mwamaze kudukunda, buretse n'abanyarwanda abarundi turabashimira kamera. Hari abantu badukunda baturuka mu Burundi, abaturuka muri East Africa arya twebwe dukundwa n'isi yose. Nta gihugu urumva kavuga nk'ibingu bitatu bigukunda. Umva igihugu bya mbere binkunda ngewe Abanyamerika barankunda. Yego, ikibazo wavuze bitatu, Amerika se ni ibihugu bitatu? None se buretse gatoya. Yego, nari ngiye kuvuga n'ibindi. None se bavugisha intoki cyangwa warutangiye ng'ibihugu ngo bitatu binkunda, urangiye ng'igihugu kimwe n'iki? Igihugu kimwe kibyajemo ariko nanafashe bitatu gutya. Okay, nta kibazo. Nari ngiye guhina cyambere ngahina n'icya. Okay, ngaho bihine tubirebe. Yego, hinye cyam igihugu cyitwa ngo United States. Yego, America. Yego, abafana banje mwese n'abantu bo muri famille ya Trump mu nkunda bakomeze mu nkunde ejo. Iya Joe Biden ntago igukunda. Aya ntago tuzaranyeho. Yego, hanyuma twikoze hano i Burayi muri Belgique muri quartier bita Rwampara Belgique. Abafana banje mwese muri aho hantu nkunda mukomeze mu nkunde. Yego, twazamutse muri Norway, aho ni muri Norvege. Ariko ntago abantu benshi babarize magomba kubasobanurira. Abantu mu nkunda mwese aho hantu ni bine ibihugu bibaye bine. Igihugu cya kane ni igihugu cy'Ubufaransa. None nkaba mfite umufano ukomeye cyane bamwita Ambarozi. Ange wati Ange Diva. Yeah, buyaka mwese ndarasuje kabisa. Ni kwa kundi turi muri 2K23. Uyu munsi tugiye kuba kubita icyo bita exclusive interview. Yeah man. Yego, reka nanye nshimira abantu bankunda cyane reka nshimira abantu bankunda ndetse n'abanyanga ndabashimiye. Yego, uretse gushobora kuzanyanga reka nanye nshimira ibihugu binkunda. Ibihugu binkunda ni muri Amerika, ariko ndavugamo n'abantu haravuga ibyo ntavuze. Oya ndanaza ibyo utavuze kandi ibyo wavuze kandi nanjye harimo abantu bankunda. Okay, ngaho bivuga. Reka mvuga abantu batuka ahantu bita Kentucky, Louisville. Ni muri Amerika. Nizere ko ntabari hano ariko. Harimo buretse harimo Dani ba muri Kentucky. Dani Vumbise? Oya. Dani uvuga igifefeko. Urumva? None arakwica. Bamwita Dani aba muri Louisville, hakabamo na Mayweather. Yego, abo se n'abantu bankunda mu Rwanda se. Oya, buretse ako se watuje. Ibihugu ngiye kuvuga utangiye kandi urebe kamaro utangiye kwisereganya. Hakazaho ikindi gihugu cyo muri Canada habamo Alexandre, hakabamo n'abandi bantu. Gusa muri Amerika harimo n'ibindi bihugu, harimo n'izindi state zinkunda. State zigukunda cyangwa abaturage batuye muri state? Oya, n'izindi state.
warateye imbere bro. nateye imbere yego banza ume peace umbwira ati Meruka ryari se muhungu wanjye? man merukayo man 2016 uri kumwe nande se? nahuriyemo n'abantu bitwa ba Samu ba Ba Nziza ba Vensa man nahuriyemo n'abantu benshi cyane ariko nasoni yagiye muri Amerika mwana ukoze yasunyibutse webwe bya kera nasoni yagiye muri Amerika urumva ariko cyacyongereza yaririmba gace mu bisumizi cya kera nasoni ntabwo yabaye mu bisumizi oya no yarahacu yabaye muri Dream Record hakizemo akaje Vicky the Creator Dream Record ura yari petit frere we none se Dream Record ni nasoni Dream Record nago ari nasoni urumva Dream Record kambwire ba nyirayo kugira ngo nabamenye uyu munsi nuzongere kujya wibeshya hari harimo nibeshya ahubwo ngewe nari nkunganye nago ari Dream ahubwo uri kwibeshya ni CB Record oya CB Record rega Dream Record yabayeho CB Record yaje iza muri etage ahantu bita Cosmos muri etage hejuru hafi hano oya kwa Mukesha hafi hano aka kabari bita Tanapu habagamo umukecuru akoreragamo kwandangira nkaho nahazi yari ya Philibert uri kuyumva Philibert mutoya cyane ungana na Mukarujanga yego noneho ubwo ni muri umuntu wa Kintu oya utashaka gusebya umuyobozi wa Kika oya ntabwo nje kumusebya none se Philibert yanganaga na Mukarujanga aruta Mukarujanga ho gato none se kintangana gute bose ni impanga n'abatwins apo urakoze cyane yego aka tubaveho none se ariko watumye navuga ibihugu ngewe kandi wari ubirangije ntabirangije se navuze Iburayi basi yego Iburayi harimo Canada harimo Australia muri Australia harimo boss wanjye wigo baneyo bakti gituma hano mataye hola gengshi ariyo nanuze ariyo na Asha Olivier wakoze muri Nice urumva ashinzwe entertainment umusore muremure cyane wari uzi kwikina mbwira mugenza ngo kwikina okay yego none akaba hari n'ikindi gihugu kinkunda harimo abantu bo mu Bwongereza yabaze gukorwa n'igihugu perezida w'igihugu atakoze hari n'abantu bo mu Bwongereza bagunda mani Kamaro hari abantu bo mu Bwongereza bagunda harimo Rita Wala Rita nundi muji wanje bamwita gute wa muji wanje wamwibagiye tugende harimo bamwita gute bamwita Andy mu muntu se oya bamwita Andy aba mu Bwongereza hakabamo n'undi muji wanje bamwita Hakim hakaba harimo nande wongo bamwita wamwibagiwe bamwita Safari ni papa wanje kandi yibera hano muri yego kandi muhayeviza yego nuko ibintu byacu baba bimeze tuba tugira ngo tubinjize muri vibe z'ibiganiro byacu murabizi yuko tutangiye ikiganiro cyacu tuvuga tugomba kubanezeza tukaba vibe tukaba ibyishimo nuko akanda bakubitira karirimbo ngewe buretse gatoya ariko se wajye ugenza gake rega twatangiye umva kama turi muri 2K23 bivuga ako turi muri Circle Vitesse kujya ushaka gutuma ngena nk'akanyamasyo yego kanyama yego nuko ibintu byacu baba bimeze tuba tugira ngo tubanezeze abantu bose bamudukurikiranye ibintu bimeze neza cyane nanabibitsa yuko uyu munsi turi kuzibura Nshikiri live content ya kono nari mama yake turi kuzibura live ntabwo bufite turi muri zibura Nshikiri live iyi Nshikiri tugiye kuzibura iri live turi kumwe n'abantu batugaragiye harimo Nina kuri kamera harimo Paka Simba harimo Vensa guturuka muri Amerika harimo Idi harimo Nziza guturuka muri Amerika hano bita muri Michigan akwa bunyura mukobwa bita Jackie uburyo azi gukaraga kibuno kandi n'uruzingo ibaza uruzingo ruzi gukaraga kibuno kagira ngo ni ntuza ni motion Azakaraga ikibuno urumva akubone muri yakakena cyane para na motion ariko motion ni company uvuze motion ni company Kamaro ubwo ni Moses ubwo ngo yego ikibi cya Jack nabwo akaraga ikibuno ngo kizana amazi ariko motion wowe nakaraga ikibuno kagira ngo imvura iraguye niba ari amazi nabonye bimeze nk'amazi ariko yicaranye na Simba umenye ko Simba zikumena amazi Simba nyine iyo yakorobye urumva afata itorosha gakamburira mu ndabo cyangwa mu mbegeti akagenda kamena yego nuko ibintu byacu bimeze cyane Mike ndagushimira cyane ndetse n'abandi bantu mwese mwicano tugiye kuzibura hanyuma motion nawe turagushimira cyane kuri no vibe umaze iminsi duhereza tunakubwira ngo warakoze kwikotoza
yarakoze kwimatatu Warakoze Sha, kwihaya wari rubanda. imatatu twarakubonye motion yihaye rubanda kabisa. umva hwe rubanda Asugira mama. muretse umva ngubwire hari akantu bavuga ngo wihaye rubanda inkuru ziracabirana birangira rwose ubaye n'umwanda. Oya, nizere ko ari umwanda udakomoka ku nshinga yitwa kwanda. Uko inshinga yitwa kwanda hakomoka ibintu by'isuku gusa. Shabira bya motion ibyo kabisa. Oya ariko na company ngo hari amakuru ariko ariho yuko company bamaze no kuyimwaka atakiri muri motion ari mu yo bita kwanda. Ntago ari muri motion. Ari muri crying. Ari crying. Ari muri Snapchat. Yego. Ako se kukinga kara kaviduka ako kamarika nkubaze mbere ko twinjira muri kiganiro nkubaze akabazo kamwe ni yihe mpamvu ira video yacicikanye ahantu kuri Snapchat? Erga motion ni umuntu uze motion ntago ari motion ntago akiriye jye uvuga ngo kwanda nta kibazo. Yego. Oya ntago ari kwanda utaza kwanda uzi ko ari inshinga isobanura u Rwanda rusobanura rukomoka ku nshinga bita kandi yaravuze ko company yiwe nshyashya yitwa kwanda bitewe nuko yirukanwe bitewe nuko yavuye muri motion ajya muri kwanda. Ntago ari kuri yabanda kwanda nukwevoriwa nugutera imbere. None se kwanda nukwambara ubusa ugashikinga wambaye string ubwo yateye imbere rero. Ibyo ngibyo byo ntago wabivuga gutyo rwose nta hantu bihuriye pe. Hariya yasubiye inyuma urumva ahubwo yihaye amenyo y'abasetsi bwera mugezo ngo abasetsi abakomedi kandi basetsa. none zo si ugusetsa. Okay, yego tumuve motion. Yego nukunguka ibintu bimeze rero twinjiye mu mihanda yacu murabizi yuko amakuru atari ivumbi amakuru atari ivumbi ariko ni amakuru turi gukora ku muhanda ntago ari amakuru ya street ntago ari amakuru turakurura gutya ngo tuze tubereke facts zazo dukora gossip tubereke gossip. Amakuru ya gossip ni amakuru nyine muri public abantu babagiye bavuga. Gossip bisobanura ibihuha ariko ibyo bihuha bidafite fact urumva mu itangazamakuru akwa icyo bita opinion. Yego. Hano ushobora kugenda ukagera nk'ahantu ugasanga bari kuvuga ngo runaka yakoze ibi nibi. Ni nayo mpamvu buri itangazamakuru baryita troisième pouvoir. Yego. Kuvuga ngo ni ubutegetsi bwa gatatu. No kuvuga ngo abantu benshi batabizi agiye nkubona nk'abantu muri comment bari kuvuga ngo mwebwe ngo ntago mufite amakuru afite fact. No. Mu itangazamakuru habamo icyo bita opinion y'umunyamakuru ukabyumva biturutse muri yo gossip wahuye nayo kuri street cyangwa se mu mihanda igiye itandukanye. Ariko nicyo bita auditorial line. Auditorial line yacu nyine ni ziburanshiki ariko harimo na gossip. Nyine harimo gossip nyine yongiye tugenda tuvana kuri street wenda tukaba dufite fact nkeya ariko zitari real. Ariko iyo ngiyo niyo tuzibura urumva noneho twayizibura wa muntu nyirayo wa muntu cyangwa se wakorewe iyo gossip cyangwa se wayikoze ariko bikaba bitaramenyekana bigatuma akora icyo bita to breaking the silence. Agatobora akavuga yatobora akavuga itangazamakuru rigahita rimufata neza noneho rikamukoresha za interview za nyazo zifite fact. Mbwira mugenzi ngo fact twagiye. Yego ukuntu bimeze aya makuru ninge wayakuruye nayasanze ku mihanda muri iminsi maze iminsi nyuma y'ubunani maze iminsi ndi kwirukanga ku mihanda Kamaro. Aya ni amakuru nikuriye ku muhanda nubwo nayagusangije cyangwa ko tuyiye ngo tuyanarize nge nawe tuyabwira abanyarwanda. Ni nk'amakuru bari kuvugirwa ku mihanda kugira ngo n'abantu bakurikiranye Big Town TV baze kuza muri comment bagira icyo babivugaho, bagire n'icyo babitekerezaho, bagire n'ibyo basangiza abanyarwanda muri rusange kuko twebwe tuba dukeneye ngo nimba twavuze ibi bintu byaturitse ku mihanda ntago Kamaro bikenewe yuko nabisobanuye by the way. Buretse wasobanuye iki? Wasobanuye ibyo ngiye kuvuga ngaho bivuge nimba ubizi. Oya none se ngiye nkubereye mu kameme. None se akameme nakawe ngiye se nkubereye mu kanwa. Yego Kamaro muramuzi namwe hari igihe Kamaro hazana joke mu bintu biba bikeneye kuvugwa kandi dukeneye kumenya ukuri kwabyo. Nuko nguko twageze imihanda nageze imihanda masanga inkuru ivuga yuko uwitwa Uwicyeza Pamela yamaze gutandukana na The Ben. Official cyangwa nibi bya bindi ni gossip ntago batandukanye ku buryo twebwe twavuga ngo tugiye kubitangaza nk'ahari iby'ukuri ahubwo twe tugiye kuvuga amakuru twasanze nikagutungure. Ushobora gutandukana n'umuntu cyangwa se n'umufiancé wawe mugatandukana umwaka umwe cyangwa amezi angahe bitewe na life. Yego. Ariko nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'andi mezi angahe mukongera mugahura mugakomeza relationship
ni ibintu bisanzwe birashoboka. ariko se Kamaro ntibyatubuza kuvuga. Nkaba ndi kwibaza kino kintu ngo hari umuntu wampaye amakuru ejo bundi nageze ahantu mu kabari, urumva mu kabari runaka, n'inshaka ndanakavuga kubera ko aho hantu herekeje naho ibyo bambwiye, ibyo nakuye ku mihanda byerekeje naho Uwikeza Pamela yarari. Ari mu Rwanda se? Pamela se? Pamela nawe uri mu Rwanda. Pamela rero nanjye nicyo kintu nshaka kugira ngo nze kumuhamagara mubaze se Pamela ko numvisha aya makuru reka mbanze nyavuge, ndaza kumubaza ngo ese Pamela ko numvisha ibi nibi ese ibintu byavuzwe uri mu Rwanda cyangwa ntabwo uri mu Rwanda. Siko bimeze. Amakuru rero nasanze ku muhanda, nayasanze mu kabari, ntabwo nayasanze mu rugo iwe, ntabwo nayasanze mu bashuti be, ahubwo nayasanze mu kabari. Nimba abantu bayambwiye bari basinze, nimba abantu bari banyweye tunuri, nimba banyweye usanga n'abanyeshari, ushobora no gusanga bari banyweye n'imbuta cyangwa bari kumuhimbira, ushobora no gusanga bari banyweye imbuta bata cyangwa baranyweye kibaruma, ntiwamenya ibyo bari banyweye, ibyo simbizi, cyangwa baranyweye akuki. Yatubwira tuyumve, nitugira amahirwe tuzasubira muri ako kabari tuzababona. Reka mbanze nkurure. Ukoreye nk'umuntu umaze iminsi unywa isigara cyangwa nuko sino yaguye. Sino yaguye sine zite zabyutse, yego wafunganye. Umva rero mwamapya rero nyahe n'abanyarwanda. Ejo bundi ngira gutya mbe gutarasa mu mbari magere masanga abantu bahita bambwira ngo nguzi Sky 2, nguzi ko twabonye Pamela ari muri farumasi arimo ararya bombo akayirenzaho amazi. Nkagera gutya cyangwa ikinini, yari kunywa ikinini. We bambwiye bombo. Si bisanzwe kurya bombo biri no? Ashobora kuba yarafite odeur mbi mu kanwa agavuga ati mfate ka bombo kanoze ka kandi. Ese muri farumasi bacuruza bombo? Kandi iyo bombo yarayiguze muri farumasi. Ari usanga bafite mu farumasi menshi bacuruza nuze mentos. Byabini ezanuze za grip za Scarlett zimeze nka za mentos mu farumasi. Reka tubifate gutyo. Ubwo nuko mentos yayimiraga n'umupira satayikanje, nyine nashaka kugira ngo nsobanure. Nyine nayo kubwira ngo bamubonye ari kurya bombo arangije aherenzaho amazi ya Nile. Nibaza ngo se muri farumasi bita mvuga izina ryayo farumasi ntago yatwishyuye. Yego ngo bamubonye muri farumasi arimo ararya bombo akarenzaho amazi. Ese nibisanzwe Kamaro. Ese bari baza ushobora no kunywa ikinini, ukarenza amazi ko muri farumasi. Icyo bashidikanyaho ni igice abo bantu cyatumye bazana Pamela, umugore wa Debeni. Igishidikanywaho nuko hari umukire wari uri inyuma y'ibyo bintu, wari uri inyuma y'imodokari arimo arakurikirana ibyo bintu, ameze nk'umuntu uri muri investigation. Wenda ushobora gusanga uwo mukire yaravuye kurangura bombo mu Bushinwa akazizana ngo Pamela zitesting, n'ubundi aramamaza ako se kama nkanongera nkibaza ngo se wakamamaza waza uri mu modokari amafaranga ukahereza motari, Pamela agasohoka muri farumasi akakira inyama zigera muri 4 kugira ngo yishyure ibombo y'ibihumbi 20. Zimwe zo kugata ariko zisigaye zarazamutse muri promotion, ushobora gusanga wenda arizo yarari kugura. Yarazimiraga se cyangwa yarazinyungutaga? Yarazinyungusa arenzaho amazi. Isukari yari yabaye nyinshi. Ubwo yararwaye diabete. Nese ni Pamela aheruka ibura ryari? Nge meruka makuru meruka nuko Uwikeza Pamela yarari atarari hano mu Rwanda cyangwa se nta nubwo yarari mu mugabane wa Afrika. Buriya yari bomba arenzaho nyuma akuziko na bombo z'inkorora muri farumasi basego bazicuruza. Ubwo nizo yanywaga. Nese ko cyo umukiriya mujyanye muri farumasi yagenda akazigura muri nuze muri boutique ubundi. Kugitabajije amakuru neza. We amakuru nera yabajije bambwira yuko muri farumasi ariho bacuruza bombo zimeze neza. Zivana mwiki? Zikiza inkorora. Okay. Yego. Ubwo yararwaye inkorora kandi Imana ishimwe ko umukire. Oya ariko ari na boro nabonye muri farumasi basebwa bacuruza zikiza inkorora zimeze nka bombo nyunguta, zikaba zatuma nk'aka gakorora ndwaye wagira ngo nakabanuze. Ariko abakobwa benshi bamaze kurya ubunyobwa cyangwa bamaze kubwimenamo, urumva bakunze gukoresha izo bombo zo muri farumasi. Kuko ntago bamaze kurya packet y'ubunyobwa, urumva. Ariko amakuru mfite
niko ushobora gusanga abo bantu bari baragiriye ishyamba Pamela ugasanga baramwanze batagishaka kugira ngo yubake bakaza kumbwira ubwo busutwa ariko reka tumuhamagare tumubaze izo bombo ariko amaze Pamela Wikeza hanyuma twumva izo bombo ari kurya muri farumasi ushobora gusanga nanjye zikeneye erega iyi karadundara abantu bagira n'amawoderi mabi mu kanwa ariko izi fone aka gafone kanje kano ka karadundara ye iyo ugahamagaje umuntu uri classe arakitaba yatari muri classe arakwitaba ari muri nasari oya reka muhamagare wasanga ari muri gardienne shamuhamagare twumve kabisa mari cyo kuze nanjye narangira abashiti banje ushobora gusanga ari zazi y'abakobwa. Allo Pame umwaka mushya uraho neza Allo uraho neza umeze gute ahantu uri ko numva nta network zirimo ari network nkeya twari turimo turaganira n'abajama mbabwira yuko umaze iminsi uri i Burayi ako se ubundi wakwibwira hari ikibazo kirimo ra Pamela nitwa Skytu wa Bagaye nitwa Skytu wa Bagaye ese ubundi wowe wa Bagaye bebe please say bebe arakubye ikigaragara oya urutangiye gutereta umugore wa Debeni ako se nawe urumva erega Pamela hamagarwa n'abantu benshi ongera umuhamagare reka muhamagare wowe mubaze ati Pamela wagaragaye ejo bundi uri muri farumasi uri kurya bombo zimirisha amazi hari bombo muri kwamamaza muri iyi minsi urumva kugira ngo tuzirangire n'abandi bakiriya turi kuri Big Town TV ibyo bintu bitwaye iki kamubaza Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. wabona ari network reka nongere gatoya ese ubundi oya ariko hari ugusuza abantu mu kinyabupfura Kamaro ugabanya ubwo bugamba oya ubundi juba straight yego nta kibazo ibyo ntacyo bitwaye okay reka twemere ko ari bombo yari kumira oya ibyo ntago ari byo turiho ese Kamaro yaramaze iminsi mwese mutabonana na Debeni kuko utabajije amakuru jewe amakuru mfite niko abantu amakuru ndi gukura muri Amerika bambwira yuko uwitwa Pamela yaramaze iminsi ari muri Amerika akaba yaraje mu Rwanda yarari kumwe nande subundi uwo mukapo bari kumwe ninde ku buryo bavuga uti uwo mukapo yamwohereje kwamamaza izo bombo yaziriraga muri farumasi yarari kumwe n'umuganga ubwo yarari ku muganga ahora rero ese ubwo bari gukora iki yaramuvuye cyakora amagripe yateye muri iyi minsi yateye mu bakobwa ni maremare ariko njyewe ntabwo numva ikibazo kirimo aho ngaho gusa abantu bumva silenge urumva muri abantu ikibazo kirimo reka mbaze nyikubwire nta bya silenge nta byiki amakuru mfite nuko abantu bari kumbwira yuko uwitwa Uwikeza Pamela amakuru nkura ku muhanda nafitiye fact ariyo mpamvu nari mpamagaye Pamela kugira ngo nyamubaze neza nagira mubaze se Pamela watandukanye na Debeni kuko abantu bambwiye yuko abantu babonye Debeni ari muri Amerika batigeze bamubonana na Pamela ese Kamaro yongera kugaragara ari muri farumasi mu Rwanda nibaza ngo se ko Pamela ari mu Rwanda uretse gato ariko wiza farumasi nta bombo bacuruzamo birashoboka oya habamo Pamela yari muri farumasi ari kumira ibinini so umuntu se ararwara urumva ni umuntu urwara sibyo ahubwo kuba yaramize ibinini ngo atandukanye n'uwo mukapo ngo wereje amafaranga 20 ngo akahereza umumotari ngo nagende yishira ibyo binini Pamela ahagaze muri farumasi ibyo byaruga ari ikibazo Pamela rega ntago ari mortel ashobora kurwara ahubwo mwebwe ikintu numva mwatekereje ntabwo ari njyewe abo bantu vuga abo bantu Kamaro abo bantu batekereje ko Pamela ashobora kuba avuye muri iyo kebo n'uwo mukapo urumva uwo mukapo bamaze kwimatatura noneho akabamo kubisa ya bore ya sonda tete kugira ngo zira bore bazinetararize sha Pamela ntabwo ibyo bintu yabikora
niba atabikora akukama icyo kibazo bagikora ndagira ngo abantu tubate mu bihano kandi byigrandishije mu rwego kugira ngo duce amatiku reka tubiyame mw'abantu mwe mwabonye Pamela yibereye muri farumasi urumva ari kwinywera ibinini ntago byari yari kurya bombo oya ni ibinini nta bombo ziba muri farumasi ntago Pamela mwamubonye urumva aryamanye n'umugabo icyo ni icyambere nta nubwo niwe waramubonye avuye mu modoka ntimuzi ngo ni musaza we urumva ntimuzi ngo ni se cyangwa ni sekuru ntimuzi ngo akomoka iki cyangwa bapfana iki mujye mureka kugenda muduha amakuru ngo kubera ko mubona tuzibura ncwi urumva tukaba nabanga tugira ibintu byose tukaba tubivugira aho ngaho nta numwe wafashe Pamela ndabizi ubwo bugambo bwinshi bavuze batinye kuvuga kuri Big Town TV babonye umukapo mu modoka bahita bavuga ati uriya mukapo avuye kwimatatura na Pamela none biriya binini ari kunywa buriya n'ibyiki buriya n'ibyuko uwo mukapo n'ibyuko Pamela ari kwirinda gusama ndabizi abanyarwanda niko kuntu tumeze dukunda gukwirakwiza ibintu urumva tugashaka kugira ngo ibintu tubifate urumva tubivuge mu kundi kuntu tubiremare muko bitari nta numwe wamufashe icyo ni icyambere niba mwaranatekereje ko Pamela yagiye muri farumasi kunywa ibinini byo gukuramo inda cyangwa se bituma adasama mwaribeshye muri farumasi umuntu ashobora kunywa ikinini cy'umutwe umuntu ashobora kunywa ikinini cy'amagiripe umuntu ashobora kunywa ikinini gituma asinzira wenda amaze iminsi akora afite umunaniro ubwo busutwa bwanyu ngenda biyamye nanjye mbanere nawe banere kugira ngo batazongera kujya baduhamagara reka nkubwize kuri wowe waje kumbwira ubugambo bw'ubugoryi wowe buriya ubuyoga bwawe bwa make umaze kunywa ukaza ukimatata ukaza wowe kumfatirana n'ubuyoga bwawe reka nkubwize kuri waje Caritas ugendera ku gitekerezo cyanjye buretse gato igitekerezo uzakigumane mu mutwe wawe reka mbaze nkubwize ukuri nawe noneho ubu ngubu biranahindutse mu bwonko reka njukuye n'ibi birinete n'ibi bigofero reka nkubwize ukuri ngo uhamagare Pamela bari witonze gato tumubwire abantu bari kumuvugaho reka nkubwize ukuri reka ngwize ukuri Magic barashaka guteranya buretse gatoya reka ngwize ukuri we Maniga kandi uri umwana mwiza buretse mbaze mumubwira we Maniga reka ngwize ukuri wowe byo kwivugishwa ngo ukina umupira ko waratwara akadege k'umukobwa ndakwiyamye n'undi munsi ubwo buyoga bwawe n'ibibazo byawe ubufitanye n'umuryango wawe ukifuza ko wowe inyuma man nimba wavuye mu rugo rwawe umugore wagukubise inki akubwiye amagambo mabi ni ngombwa yukuza kwiyahuza inzoga wambana ninjiye mu kabari nje kwinywera inzoga agatangira kuza kumbwira Pamela man ndakwiyamye umva ndakwishituye muhenere urumva ndakwishituye umva n'undi munsi man nujya usara ku bandi urabyumva Pamela niyo yajya muri farumasi ngo n'umukinnyi umva wakinnye wowe man n'ikipe kinamo sinyize buretse ko nakwibuka sha uranamuzi se keretse mumenye ariko nawe uri kumuhora ubusa yakubwiye ko yabonye Pamela ari muri farumasi yazaga kubimbwira se katambwiye wose kandi bakubona mu kabari nge se mbambonye ari kumwe ibinini ko batekereza ko ari ibya hangova urumva utekereza bashobora gutekereza ko bagiye gufata ibya sida buretse gato nta kibazo ibyo batekereza byose Pamela wari wamubona Bugaro wari wamubona Riders ku buryo bavuga ngo wenda ngo twamubonye Pamela anywera ahantu bita muri Classic Family urumva amanalize y'abanyarwanda regaracyahari urumva baranaliza wenda nubwo bipfuba ariko baba bagerageje sasa ikibazo bafite numvisha abantu bose bari gukomantingaho hari ukuntu bakoze ikiganiro muri izo table ze kuki batafashe ifoto ngo bayohereze byibura buretse gato nanjye nibyo bintu nababwiye maze gusinda no ati Skyto wowe warasinze ndavuga narasinze nzabanyomozi muri rero ngiye ikintu cyera nakundaga kuba nicaranye n'abantu nk'abo ngabo ubundi ngatacana recorder kuko recorder burigira ibizibiti akaza kimatatura akambwira ubwo bujajwa bwose mu kanya gatamfata cya kiganiro ngata nkirikodinga ngata ncyumvisha abanyarwanda ntuzongere gusiga recorder yawe kibazo se recorder ko Bagtatarazi duha azazivana muri Australia azazizana ejo bundi uzi nka Bagtangiriye nk'amahirwe akama recorder angenda mu kabari barashaka gutera igipindi kuko abonye iminsi The Ben amaze iminsi adahari none bakaba barabonye Pamela mu Rwanda batavuga ati barashaka gufinda ikintu bavuga ngo Pamela yabonye undi mutipe mushyashya urumva barimo barakina kazungu urumva bagakina The Ben iyo cyangwa reka nkwere buretse reka nkuna analize yanjye cyangwa kamubonye muri farumasi buretse cyangwa ugasanga n'umuganga cyangwa buretse ugasanga hari nk'abafana ba The Ben urumva bagize gutya bakikora ko ati The Ben ejo bundi Bruce Melody yakoze igitaramo
uribuka ko hari interview twakoze turi kuvuga kuri Meddy yuko yanze kwitabira igitaramo cya East African Party. nabonye abadekate bavanga amazi iminsi akubitwa Bakavuga ngo amazi iminsi akubitwa, abafana ba The Ben bagahita babikoramo inkuru kugira ngo bavuge ngo Siburanshwi muze muvuge ibyo bintu kuri The Ben kugira The Ben akunde abanyarwanda bongere bamwibuke bongere bamukumbure azakora igitaramo. none se abangabo bashinzwe iki muri management ya The Ben? Ushobora gusanga ari abafana biwe b'inkoramutima. Ese inkoramutima kari za Meddy ntacyo bivuze. ariko ari inkoramutima si za Meddy. inkoramutima ni indirimbo ye. Oya ariko afite nawe ubwawe ufite inkoramutima zawe gakorwemo muri nase ntabwo ndi inkoramutima yawe sidukorana kuri inkoramutima yanjye nkorwa mu muri ngaho ukore utantera umwaka umutima wa mama dobo ingukore uzi ko igisazi bazagukubita uyu munsi warara hanze urenje nabi. Oya mira bintu badekati banditse mu amazi iminsi akubitwa ngo famille ya Meddy yamubujije kongera gukora umuziki niyo mpamvu ngo East African Party urumva yanze kuza guperforminga. Ushobora gusanga ari amakuru wenda abantu baba batohoje ariko badafite fact, kuko abanyarwanda hari ukuntu tugenda tugafata nk'ikintu tukakirema tukagishyira aho ngaho ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta fact bifite. Ariko nanone ukibaza umuntu yakanga $70,000 by'idolari kuza kuririmba amasaha 2 cyangwa amasaha 3 yicaye hirya, aya mafaranga bari amafaranga menshi. Rega Kamaro umenya ko The Ben na Meddy ari aba competitor. Aya ntago ari aba competitor na atari aba competitors. Ubirambira ko umufana hari uhateretse aka kanya uteretse Meddy hano ugatereka The Ben utangira ko hari abafana bari butonde umurongo bafana The Ben ari n'abafana Meddy. Okay, yibeshya ko ari umu competitor wanuza wa The Ben yagombye kumenya ko yibeshya ahubwo no mu competitor wande wa Israel Mbonyi, kuko niyo basanga bo banganya fame. Ariko Meddy The Ben we yibereye ariko Meddy yagiye muri Sekira ariko naheruka nta nubwo kuva yajya muri gospel ntabwo turumva n'akaririmbo kiwe. Ako kare gaciyemo ka Pamela ko rwose abanyarwanda baza kutubwira byinshi muri comment kuri Big Town TV muri kiganiro cyo Kuziburanshwi bavuga uko babyumva, ariko mu by'ukuri njyewe ikintu ndi kuvuga ni iki don't judge book by its cover. Ese kama reka nkubaze mukurikiye Big Town uretse gato reka kino kibazo sinyikubaze reka nyibaze abanyarwanda badukurikiye kuri Big Town TV baze muri comment bumve kino kibazo mubaje. Ese kama gusezerana n'umugore mugasezerana mukajya imbere y'amategeko bishatse kuvuga yuko ugomba guhita umurongora direct? Oya ubushobozi bwabuze ntago wamurongora, hari igihe ushaka kujya nko mujye ese The Ben abuze ubwo bushobozi bwo kumurongora, ariko ntago ari wanga murongore huti yamurongoye yitonze ari gutanguranwa iki hako nubundi yaramurongoye ngo takuze ko mwagira ngo kurongora ese kuba barasezeranye se bishatse kuba ko basezeranye harya basezeranye ivanga ntago ari gukina marato n'abara amarushanwa yo gusiganwa. Buretse ko tutanamenye icyo basezeranyeho, ushobora gusanga barasezeranye ivangamutungo cyangwa barasezeranye kutabana. Oya barasezeranye ivangamutungo hari icyo bita ivangamutungo hakaba n'icyo umutungo muhahano. Birashoboka wese abantu mudukurikiye kuri Big Town hari icyo bita umutungo muhahano hakaba n'icyo bita ivangamutungo. bashobora gusezerana urumva bagasezerana kutabana akavuga ati ngenza aba muri Amerika wowe mu Rwanda kandi bakajya bahurira online. Mbese ntibishoboka. Urukundo rwa online ntago rugikora. Ego urukundo rwa online n'urwaye Kamaro, urukundo n'urwaye none se birashoboka cyane n'urwa Kamaro urwo rukundo rwo kutabana n'undi. Rega Kamaro buretse manze mubwire ashobora gusezerana n'umugore kutabana kugira ngo bamubwire Kamaro ufite urukundo wogira urukundo rwa mfite n'urwo kuri internet. Kamaro uro kugenda ugafera abakobwa mugakundana kuri telefone ukajya ugira gutyo ukamwereka kuri Snapchat ukamwira ati baby naringiye mu kadushi nkamwereka iki ukamwereka igitwe ubwo nzamwereka no mu Ruhango cyangwa mwereke ni Nyanza uzi ko nasobegera mwana rega ngo mubwiskuri abastari bagira udukoryo twinshi
ushobora gusezerana n'umuntu ushobora no gusanga ari na planka ushobora no gusanga ari planka yari yateguwe n'abafana ba Benjamin hari ahantu twari turi muri Kicukiro ni ahantu The Ben avuka Kicukiro ahubwo numvishe amakuru ko Pamela agiye gusohora indirimbo mbaza ngo story yabaye kuri Asina na Riderman Pamela agiye gusohora indirimbo agiye gusohora iyi ndirimbo Pamela numvishe ko ubwo yari ari hanze urumva yari ari muri studio ari gukorerwa indirimbo yego no kuvuga ngo urukundo Riderman yakundanaga na Asina batandukanye Asina yisaba umuhanzikazi kugira ngo amwereke ko nabashoboye niko byumva ariko The Ben na Pamela bo bari kumwe ntago baratandukana nubwo bigenda bibajugujugu cyagiye ngo yaramwanifowinze induru ziravuga abantu ntago barakantu gato bagenda bazamukira yaramufollowinguye ariko bivugwa ko Pamela ubu tuvugana yikojeje stu ariko mbaza ngo azaririmba tewe Pamela afite ijwi ryiza tuzamushakira Diamond wo mu Rwanda bariyo zabaririmba Pamela afite akajwi kiza kuko hari agasample numvise ka Pamela afite akajwi kayunguruye cyane kameze nka Celine Dion vuga ngo Celine Dion kamwe kavuga ngo je t'aime de ban ndagukumbuye mu gifaransa babyita kuvuga amissieu mu gifaransa babyita ni je t'aime you oya je t'aime no kuba ndagukunda amissieu ntabyo nzi Yesu uri kumbaza umuhanda w'igifaransa sugira ngo abantu bose me manque yigo karimo karakantu ukuntu bivuze wagira ngo uvuze manque ni icyongereza ngo oya yaravuze tu me manque mu gifaransa hari ukuntu bongeraho akantu bita accent uvuga ngo accent avuga tu me manque baba none hari uburyo yakaririmbaga amavuga je t'aime de bain tu me manques de bain je t'aime de bain I love you baby ni sound card wa Pamela iyi ni sound card ko nikubwira ni sound microphone oya iyi ni sound mamindi ye ntago ari sound kamera ako se abonye njya muri studio wamenye ibintu kamera ibi bintu mani ibi bintu bya bizakugora ibi bintu bya bizakugora baravuga ngo tout excès mauvais igifaransa nyerega ndacyumva mani igifaransa nimba uzi igifaransa nkosora je suis francophone je suis qui suis comme le roi en tout cas donc d'ailleurs la certifié là-bas c'est la bouche tout avec des Benjamin vuga n'ibindi qui veut mon que de la rien ibyo vuze bisobanura bisobanura ndavuze ngo yego Pamela afite uburenganzira bwo kuririmbira The Ben ikintu cyose ashaka afite uburenganzira bwo kumubwira ibintu biturutse ku mutima we uri kubyumva kubera ko ari umugore we basezeranye mu mategeko uyu munsi niyo Pamela yatandukira akaba yaca The Ben inyuma cyangwa The Ben agaca Pamela inyuma urumva bitaraba official ngo bakore icyo bita gusepara separation urumva no gutandukana position position ni amaposition menshi ushobora guhindura position gutya ushobora no gusanga ariko na The Ben yarahindeye position ushobora no guhindura position gutya ngahita nguhenera gahenera ndiza nari umugina ntabwo nahindura position nigira nka motion uko nta motion naba mbateye urumva so urukuvuga ngo ibintu byose ni gake reka tube dukurikirana amakuru nyine ni kimya yego izo mu kuzibura cwi turi ibyo bintu byose tuba turi gukora ku muhanda ni ngombwa yuko abantu babimenya mu rwego rwo kugira ngo bavuga ngo agatinze kazazana amenyo ya ruguru burya bajya ngo akarenze umunwa karushya amagara hari gishobora gusanga ikintu abantu batekereje ari babiri cyangwa batatu birangira ngo impyisi yavuze gwiki uragatinya akavuzwe n'umugabo urenze umwe ariko nanone Kamaro ibihano nshobora kuba natamo Benjamin akakanya Benjamin ibihano namutamo sondera modoka Pamela yavuyemo babonaga ari yandi ni ya Ben yariho plaque ya Ben se babibwiwe niki hariho plaque ya LF Pamela
hanyuma handitseho Benjamin. oya hari hariho LF Pamela B. Ubwo ni Pamela featuring The Ben. Yego. Nuko ubundi mu Kinyarwanda cyiza barakubwira ngo nukurane y'urujuje. Iyo plaque nta nubwo ibaho mu Rwanda. Ntabwo bishoboka. Wabona hari iri kuri moto. Cyaze mana abanyarwanda mukunda rubanga mana. Arega nibyo abantu bakunda. Ariko nanone Kamaro hari ibintu abantu bajya bakunda gutindaho cyane. Mujya muvuga ibintu bya nyabyo. Uretse Kamaro, mva nkubwire Kamaro. Ibi bintu nubwo abantu umugano wa Ruci wavuze ngo impyisi ngo hari yaravuze ngo ni impyisi ni igiki? Impyisi ngoragati nguzatinye ikivuzwe n'umugabo urenze umwe. Yego iryo jambo reka turi komozeho tunaryanarize Kamaro. Aba nimba batangiye kuvuga ibyo bintu gutya. Ariko icyo nzi cyo buretse se ariko se wadiritse ngabanza ngavuga Kamaro nimba mandi kuguha umwanya wo kuvuga jyuma nanjye umwanya wo kuvuga Kamaro abantu nimba bavuze ibyo bintu batarenze batatu bagakomeza kubivuga bagakwirakwiza imihanda ugasanga umuntu amaze gusinda avuze icyo kintu akacyanduza undi muntu mu mutwe undi akacyanduza undi mu mutwe ibyo bintu yatabayeho imbaraga z'abanyamakuru kugira ngo twebwe nk'abantu bazibura nshikituze tubibyereka abantu tubereke fact zigiye zitandukanye abantu tubabwira ngo hari amakosa ari gukorwa gutya na gutya ibintu bimeze gutya na gutya hajyawamo ikintu bita faites attention. Bishatse kuvuga ngo uwitwa Benjamin reka mbikubwiza ukuri The Ben ndabiza aka kanya uri kundeba hano kuri Big Town TV nakugira inama yo kwari mu kiganiro ntituprodinga azakireba araza kukireba ndikubivuga nk'ari kundeba nane bitume ku nshuti ze Benja uzi ikintu nakubwira nkugira inama uriya mukobwa wawe uriya mugore wawe ariko urwanirwa n'ibisamagiye bishaka kumusingira kugira ngo bigire gutya bimute muri genyero ikintu cyo ubwo nutagira gutyo namurongora mushyire mu mago abamuhaye urwaho kandi yaramaze kumusezeranya barasezeranye imbere y'amategeko babana kuba batabana bishatse kuvuga ikitavuzwe kuburetse gatoya kuba batabana bivuze ko waza kumumenyerera umugore akaboko Benjamin yakoze gufasha ntiyaguta muri yahuze wende se mumenyereye nta muntu n'umwe aramenyera Pamela ikitavuzwe n'umugabo umwe cyangwa itavuzwe n'umunyarwanda umwe kivugwa n'abantu bose kama nukomeza kutagenda ku murongo w'ibintu nshaka ko tuganira ndashaka ibishaka naga aribyo nshaka nanjye reka nsohoke mu kiganiro reka ngigume mu ngewe ikitavuzwe n'umuntu umwe nuko Pamela akunda The Ben urumva adashobora no kumuca inyuma Pamela ntashobora guca inyuma The Ben abwo bugamba abantu bagenda bivugishwa bagera gute yewe umva banza yambaye ikariso y'icyuma ntasoni ngo bamubonye muri farumasi yagize ngo mwamubonye muri lodge neze niyo mwaramubonye muri farumasi kuki mutahereje ahantu yari avuye hakiri kare wenda ko ari abantu bari bakeneye kumenya egora niko farumasi se kuramo inda ahubwo mwashatse guhimbahimba ibintu bamumodoka ngo ari w'umukapo nta mukapo nagarutse ushobora gusanga ari musaza we bari abantu bari kuvuga ibintu batazi musaza ari wari waje muri pa ako Pamela ushobora gusanga nibura nta naho yagiye ari ukubeshya mbese Pamela agira visa ako kamazi kuri gisazi urabona umukobwa mwiza umeze kuri ufite ishinya urabona umukobwa ufite ishinya y'umukara ufite iryinyo ry'umweru rimeze kuriya ku gasatsi kameze kuriya ku mucongo umeze nka CD u Rwanda ntago rutanga visa bagendeye ku isura bagendera kuri pepa yawe cyangwa se kuri CV yawe ubusi wowe reka tuvugishe kuri uri umuntu uzi utanga visa Pamela kugeze imbere wayimwima aho mu kindi gihugu we na nka Kongo bayimuha ariko mu Rwanda ho ntibishoboka muri Kongo umukongomani yatabwiye ati mama yake ati mimi nataka kukurudia ati uko na miaka ngapi 25 ni nini unakula nini unakunywa ni champagne mama yake
na mabizu akambwira nipatie bizu kisha nikupatie maviza agahita kuri kuza inyikoreshwa ninjye uje guha amabizu se nuko ngenda nkora drama none uri kuza inyikoreshwa uri kuza inyikoreshwa ariko mu Rwanda wabonye rya tamari meze nk'irya King James bita ikola mu Rwanda reba ari gukora kuri ikola kora kuri ikola sha numvamo imisumari uziko wagira ngo ukora magic hano washize nk'imisumari apana Magic FM ndavuga men umukongomani atakubwira ati ko yapani kwambie ko nadala nataka kupatia champagne na bizu umva ariko mu Rwanda bro hano ni CV umva hano ni paper yawe isobanutse nagupfa guhaguruka hano ngo nukubera kuri ikirangirire nukubera kuri mwiza nukubera ko ufite uburanga ibintu byacu bari dufite igihugu kigendera ku mategeko Pamela ramamaga Pamela pirikisha nguze gusaba visa barakubwira ati subira kwa mama uza no mwirondoro wawe ugiye gukora iki Burayi ugiye gukora iki muri Amerika cyangwa nagura ajya kwa visa sha Pamela ramamaga hello Pame we reka njye out of line muretse gato reka mbe nkuyeho umurongo Pame umva sha nukuvuga ngo narindi bize narindi mu kigali birangira nanjye mvuze tese ibi bintu abantu babo bakomeza kugenda bavuga dukeneye fact zawe ndabizi ntago mwatandukana kandi ibintu byanyu turabishyigikiye binameze neza impamvu rega natwe tuba twabizanye imbere ya kamera ni mu rwego kugira ngo abantu yaba ejo ndetse n'ejo bundi abantu batazakomeza kugenda bakwirakwiza ubugambo bavuga ngo Pamela ngo nazigera abana na Ben. That's why mba navuze ati mu rwego kuzibura kuko urabizi ko twe dukora inkuru za gossip tuba tugira ngo abana abari bo bose mu rwego mu mbaga nyamwinshi nyarwanda Pamela urabizi umaze kwamamara wa gikobwa we abantu bamaze kukumenya aho utambutse hose abantu babagenda bakureba abantu ni waba uri kumwe n'undi muntu umuntu ashobora kuba yagukekera ngo uriya muntu bari kumwe ni Ben uriya muntu ni inshoreke ibyo nibyo abantu bagenda batekereza Pame sorry for that kubona guhamagaye imbere ya kamera unyihanganire kandi gusabye imbabazi imbere y'abanyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange komeza umbabarire kandi komeza enjoying n'abashuti bawe ariko ari akabazo nifuza kubaza we ndabyewe ntacyo bazo sawa urumva uri kuvugisha Pamela ntavuge none se urashaka kandi yambwiye ati ibyo bintu byanyu simbikunda oya Pamela nawe ntago bari sawa none se so umustar wamutumiye mu kiganiro umustar avugwa mu bibi no mu byiza urashaka kubona Pamela ari kuza kwibaraguza hano se waretse nimba tumukeneye tukazamuhamagara akaza hano imbere ya kamera yacu akaza tukamwaka appointment nk'umustar nk'umugore wa Benjamin akaza akatwihera ukuri akatubwira ko batandukanye cyangwa batatandukanye okay niba shaka batandukane cyangwa babyihorere urumva ngishaka kunzana muri details nyinshi cyane urumva umugore ni wa Debeni gusa Pamela ngiye kamukunda arambwira ati sindeze kureka umugabo wanjye abikubwira nkandi ubundi ko yabibwiye Debeni imbere ko amukunda ariko nanjye ko yambwira nk'umuzibuzi wanshiki arabizi ko mba ndi imbere ya kamera arabizi ko aramutse ambwiye ko atamukunda nabibwira abantu abafana ba Benjamin bakamwanga ariko nk'ubu kuba babingiye ko amukunda biba ari ngombwa yuko ngomba guhita mbabwira ngo aramukunda rero ntago yakubwira ngo ntago amukunda kuko nagakeneye kuguha views ahubwo tuzi ushyira umupira hasi urumva wiziburire ncwi urumva kandi nawe yamaze kuyizibura amamagaye se atabizi ko ndi kuyizibura ubundi se ko phone yarayigize composition ngiye kuguhamagara ati abahuje marinyo barogana ubwo muyahuje na Pamela urakoze cyane nuko guko ikiganiro cyacu kimeze ibintu nuko guko byari bimeze shout out to my big brother bakunda cyane urukundo rwa Pamela na Debeni turabashyigikiye cyane mukomeze mwubake mwirinde amagambo y'abateranya gukundana urumva nta kigabo kizabura ikigore nta n'ikigore kizabura ikigabo urukundo rwanyu mubona rushobora gutuma murwana mukahemukirana cyangwa se mugatembana mugakoresha nyamaksida muzarwihorere urumva ushobora no kunyegera nanjye Kamaro Kamaro narakwikundiye uri comedian mwiza uri umunyamakuru mwiza nabonaga Benjamin ari kuntera stress ariko ndabona nawe mwene Safari waza tukigera mu rukundo nakubwira ni ngwino nkakwatiriza yombi kimwe uko Debeni wazo kareba ni na cameraman wacu wo kuri Big Town ukamubwira ati nina naragukunze
ngiye kukujyana ujye kwiga mu bundi buryo buri avance ibijyanye na kamera urumva muri Hollywood ndetse na directing ukaba wazi ukikundira Nina ukamuzamura erega ibintu byose birashoboka man. Anyway The Ben afite indirimbo nshyashya agiye gusohora. Uri manager wese urayizi? Yarayimbwiye. Nawe uziranye n'abakomeye umva kandi tuziranye. Yarambwiye uzi indirimbo afite na ministry muretse maze ngubwire uzi indirimbo afite The Ben bayita nibibareba bayita nibibareba ni indirimbo nshyashya The Ben featuring Pamela Uwicyeza Korali Gangshi. This is what we call Kuziburanski. Shout out to Nina, shout out to kuri Mike, shout out to kuri one more time. We go back to you. Ngo ntibibareba bishobora no kubareba ahubwo ntibabone ko byabarungurutse.